Uyu ni mwarimu mpuzamahanga, mwarimu Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'intangarugero. Uyu nimba ari mwarimu mpuzamahanga aje kwigisha ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga, yitegereza arebe uko ibintu byagendaga kuva kare kose, hanyuma turebe uburyo twabisuzuma byitwe mu kazi kose. Bityo rero akazi k'ubucuruzi kagomba kugenda neza ku ngoma y'Abaruda. Abaruda kubera ari inzobere kabuhariwe mu by'ubucuruzi, turaje dukore imirimo yacu uko bikwiriye. Bityo rero ubwo nibwo witegereza kamasi ukavuga uti is trade and aids to trade. Bityo rero nimba ari aid to trade, bityo rero katuze turebe icyo ubucuruzi kiri cyo. Dushingiye ku bwoko bw'ubu bucuruzi buba hano ku isi n'ibisate byabwo. Bityo rero tugira independent kamasi, ubwo nabwo bubayo. Twakongera tukagira integrated kamasi, ibyo nabyo birakora. Wakongera ubugira gatatu tugira self service kamasi, iyo nayo barayikunze. Icyitonderwa gikomeye cyane, urabanza ukamenya retail business ni iki cyane kuri iyi si ya rurema. Retail business is carried out by all traders whose role is to buy goods for reselling them to final consumers in a small quantity and in that state without any change. Good many examples here, nazo twarazitanze. Iyi ni street workers, ibi nabyo byorohereza abadafite igishoro cya miliyoni 6 mu Rwanda hose, byabafasha. Shops in your neighborhood, ubu nabwo ni ubucuruzi nabwo bufasha cyane. Stores in agglomerations, ubu nabwo bwegezashwi mu gutabara abantu. Supermarkets, izi nazo mwese murazizi, zikorwa hose mu mijyi yose mu Rwanda. Bityo noneho byongeye hypermarkets, nazo zose zirakorwa ku isi, byose byubahirizwe. Abaruda turaje. Bityo rero independent kamasi ifite ibiyiranga n'ibi bikurikira munsi hano. Irangwa na isolated business, cyangwa ukaba wavuga ngo associated one. Integrated kamasi nayo ifite ibirango byayo. Iyo mvuze ibirango ni ibiyiranga mu buzima bwayo. Icya mbere
ni chain store branches, icyo nacyo nicyo kiyiranga. Icya kabiri ni multi specialist stores, izo nazo zibaho zihunika byinshi. Icyo bugira gatatu ni popular stores, izo nazo bose barazizi ku isi ya rurema. Iyo bugira kane ni specialized stores, izi nazo zifasha benshi mu abacuruzi mu mirimo yabo yo kuri iyi si ya rurema. Cooperative trade, iyi nayo ikorwa hose, abantu mu mashyirahamwe barakora bagacuruza bigakunda yo hatabayemo kunyereza ibya rubanda. Bityo rero self service kamasi nayo igira ibyayiranze kuva kare kose, ni ibi bikurikira hano munsi y'ibi byose nk'uko nabitondaguye kuva kare kose. Self service kamasi irangwa na hyper market, bityo rero ubu ni ubucuruzi nabwo benshi barabukunze. Icya kabiri ni supermarket, iyo nayo bose bahahirayo, ubwo abakire barayibatanze. Icyo bugira gatatu, izi ni mini supermarkets, nazo zibaho hirya no hino mu dusantire twose tutangire guhura n'iterambere. Bityo rero small self service areas, ibi nabyo byose bikorerwaho muri self service kamasi, ni nabyo biyiranga kuva kare kose muri izi types of retail business. Izi retail businesses zose zifasha abantu. Nagusobanuye retail business is carried out by all traders whose role is to buy goods for reselling. If they resell them to final consumers in a small quantity and in that state without any change. Bityo rero ubu ni ubucuruzi kabuhariwe, nta n'umwe ugera ku binini ibyatwitwa nka wholesale. Bityo rero atabanze kunyura muri retail business. Iyi retail business yakuze ifata hasi impande zombi, bityo rero yabuze plafond, kubera ko no hejuru yayo hose harahunikwa. Abacuruzi banyemari banyabukorikori mukomerezaho, uyu ni perezida wa ruda Barafinda Sekikubo Fred. Uyu akaba ari umunyapolitike mwiza, umunyapolitike wakataraboneka, umunyapolitike ntangarugero. Uyu niwe munyapolitike mwiza, umunyapolitike wakataraboneka ku isi yose, umunyapolitike mwarimu mpuzamahanga. Uyu munyapolitike mwarimu mpuzamahanga wamubariza aha hakurikira: ni kuri wa@ruda.tk, aho ni habarizwa ibihe byose. Ni nomero ya telefone ngendanwa niyikurikira, ubwo mwese mwamubarizaho mukamubaza
akabasubiza, akabaha ibisubizo byanyura buri wese. Ubwo ni agasaraba 250 78 34 28 6 2 2. Ubu uyu ni njye perezida wa ruda, perezida nyaperezida, perezida w'igifute, perezida w'akataraboneka, perezida nyaperezida mpuzamahanga, dushingiye hano iwacu i Rwanda. Uyu ni umuperezida ugamije gushinga leta zunze ubumwe za Afurika arizo USA 2, bityo rero ni United States of Africa 2. Uyu niwe munyapolitiki ugiye gukuramo iyi mipaka yose yimonogoje muri Afurika, ikomeje kumara abanyafurika bacu. Bityo rero nkaba ndi na papa demokarasi yihuse mu Rwanda, muri East Africa, Africa n'isi yose. Bityo rero mwabanyapolitike mwese ko kwiga ari ukwigana, muzigire ku musaza w'akataraboneka Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko. Bityo rero mwese satelite izajya ibafata aho muhagaze hose, hanyuma ibagezeho amasomo ya perezida nyaperezida ku isi yose. Bityo rero uwo munyapolitike mwiza ni Barafinda Sekikubo Fred, mwese muzabyakire neza mwabanyapolitike mwe ku isi yose. Bizabagirira umumaro mu byigisha abaturage b'iwanyu, mu bihugu byanyu no mu byaro hose. Murakoze, murakarama ibihe byose. Imana ibiteho kandi barinde cyane.